n'abantu 160 barimo abagore 57 bibumbiye muri iyo koperative tera imbere mucuruzi w'imboga n'imbuto bakora mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke ku muhanda Kigali Musanze Rubavu. Bavuga ko batangiye mu myaka 10 ishize ari ishyirahamwe ry'abantu batandatu bari bafite amikoro make kandi bakorera ahantu habi ariko bagenda bishakamo ubushobozi. Abantu baterenza batandatu bishize hamwe batwashinze ibiti dushiraho utugozi abana bakamanikaho amananasi twubaka inzu dushiraho ibisima turangije abana bagashira tuva kuri twa duti tujya kubisima. Ubwo abanyamuryango bakomeje kwiyongera tutangira nyine byari bimeze nabi nuko nyine turaza hano muri kano gasoko turacuruza tugenda twiyubaka kuko twabanje gucururiza hasi imvura ikanatunyagira twaranyagirwaga imbuto zikanyagirwa imboga zikanyagirwa. Kuri ubu abacuruzi bahanya ko koperative zunguka aho bagaragaza ko bateye imbere bakiyubakira isoko bakoreramo bamaze kubona ko ivyo bacuruza bikunzwe n'abahisi n'abagenzi. Bahanya kandi ko bazamuye imyumvire ku bijyanye no kwikorera ndetse bakaba bafite n'inzozi zo gukora ubucuruzi bw'imboga n'imbuto ku rwego mpuzamahanga. Ngereranyije koperative yacu uko yatangiye igeze ahantu hashimishije. Abanyamuryango biyongereye niko n'ubushobozi bwiyongereye. Koperative iyo zitagize ibiryanyi zirunguka. Ubu ngubu abanyamuryango bakagombye gushaka uburyo bakagura isoko rikegereka rya no hanze. Bituma natwe tugira imbaraga kuba twarashaka umuhanda byatumye natwe dushabuka tukikuramo ubunyacyaro niko twavuga kuko twaje ku muhanda wabona n'umuzungu ukamuvugisha nta kibazo. Duteje imbere tukabona ico kurya tukabona ico kwambara tukabona inka tukabona amasambu mbese twateye imbere abana bakaja mu mashuri. Imbaga nyinshi cyane ni ukorwa bya koperative mbo ishemwa bineye uko twacururizaga hano mu mbuga tunyagirwa ko twabashe kwibonera inyubako yacu. Ubwiza bw'ibyo biribwa bunishimirwa n'ababahahira. Ibyo ni ibintu bizima umuntu agenda ashima kandi ikiyongeraho aba ari ibintu bifite umwimerere. Abenshi hano baba bikuye mu mirima nk'akaboga nk'aka ukakabona kameze neza. Nubwo bavuga ko biteguye gukomeza kwagura ubucuruzi bwabo ayumbiye muri koperative tera imbere mucuruzi w'imboga n'imbuto basaba ubuyobozi bw'akarere ko bwabagurira imbago zaho bakorera. Kuri iki cyifuzo umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu niyo Senga François avuga ko imikorere y'iyi koperative ari ishema ry'akarere bakaba biteguye kuganira n'abanyamuryango bayo hakarebwa icyakorwa. Birasaba ko tuzaganira nabo bakatwereka koko ubukene bafite nicyo bumva koko twabafasha nk'ubuyobozi bw'akarere. Aho bageze harashimishije bigaragaza koko isura y'ibyera mu karere ka Gakenke. Iyo koperative y'abacuruzi y'imboga n'imbuto ubifite umutungo barirwa mu mafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 85. Uretse kubicururiza imboga n'imbuto mu isoko yiyubakiye ku ruhande rwayo hari n'indi mitungo yayitimukanwa irimo urunywero aho abagenzi bashobora gufatira icyo kunywa n'icyo kurya, inzu bacururizamo inyama mbisi ndetse na brochette zigurwa hanini n'abagenzi bagana mu byerekezo binyuranye ku buryo aho ikorera habaye nyirantarengwa. Tuyishimisha d'office mu karere ka Gakenke.